nk'abantu bose bakoresha Airtel kuko Airtel ni ibintu byiza cyane nk'abari kundeba n'ibiki byose nibyo ndi kubivuga nka Nzimvura Viateur ko ndi mu ndege mu kirere kabisa hejuru vugaga bati ibyo bintu ati ntabwo bishoboka ariko tubonye ko bishoboka giye no kuzabwira n'abandi ko bishoboka gose kuko umuntu abaricye yabonye. Nziyumvira Viateur atuye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kabaya, aherekejwe n'umufasha we Nyiraneza Alphonsine nyuma yo gutombora amafaranga kabakaba mu 700 by'u Rwanda. Aha bari mu rugendo rw'indege kuva i Kigali berekeje muri Serena Hotel i Rubavu. Viateur ariko hakiri ku kibuga cy'indege i Kanombe yashishikarije abantu bose gukoresha umurongo wa Airtel ngo kuko ari wakesha ibi byiza byose. Bese nk'abanshishikariza abantu bakoresha Airtel kujya bayikoresha kuko harimo ibyiza cyane. Murabona ko mpagaze ku kibuga cy'indege rwose nge byandenze ni nk'ibintu birenze cyane kuri ngewe. Watomboye amafaranga angahe? Natomboye 640 n'amafaranga 500. Ukaba uno munsi ugiye he, bimeze bite, ubyakiriye ute? Byakiriye neza kuko banze no ku kibuga cy'indege bagiye kuntembereza i Rubavu. Haba mbyishimiye cyane kandi nkaba nezewe cyane. Uko bisanzwe rero muri Airtel muri promotion yayo ni ikirenga abantu babiri nyuma yo kwegukana amakashi menshi banagenda n'iyi ndege ya kajugujugu aho baberekeje i Rubavu muri Serena Hotel mu karuhuko k'iminsi 2. Kuri inshuro turi kumwe na Nziyumvira Viateur guturuka mu karere ka Ngororero. Viateur akaba aherekejwe n'umufasha we Alphonsine. Ese ndi kubona ibintu bidenze, ndi kureba Kigali yose, hareba mbese ndi hejuru ya Kigali yose ndi kureba imitekowe n'ibintu mbese bikaze cyane, ndi mu kirere hejuru nabaho mbese bavugaga Kigali ntayo narinzi na gacana nanagarukiye ni mu Ngororero hari none Kigali nyirebye neza nubwo naye kwigeramo n'imodoka nari kubona muri gare nsohoreyemo ariko ubu nyirebye neza ibyo Airtel ivuga ni ukuri nabigezemo mbyicayemo. Nyuma y'urugendo rw'iminota 40 Viateur na madamu we bari mu kirere bagize icyo batangaza ku by'uru rugendo bashimira Imana na Airtel ku bw'ibyiza byose ndetse anasobanura inzira yanyuzemo kugira ngo abigereho. Ko ndarebye kuva i Kigali hose ngeze hejuru mu kirembo ni Kigali yose kwiteye nje mu misozi ndeba ngenyura hejuru ya mugezi wa Nyabarongo none ngeze Igisenyi kabisa. Emwe ndarebye Airtel mbese ni byiza cyane gusa nta n'ikintu wayigeranya nacyo kuko hize muri telefoni nkanda 141 akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego demeza ubwo mbese bahita babikwereka ibyo wakoresha bigahita bicamo ukabona amahirwe aragusekeye. Ndashimira Imana kuko ari hejuru y'ibi byose. Yagenye Airtel ikayishiraho ikagena izi nzira banyuramo ukabona ugeze kwa miwangana gucyana ibyo gushimira Nyagasani. Ko data we ngiwe numiwe nagendaga n'imodoka igisereri n'ubu kuva mu rugo kugera i Kigali igisereri cye cyanyishe none tugeze hano ntashaka ndikumva twagumye tukagira nta kintu ndi kumva. Viateur na madamu we bamaze kugera ku kibuga cy'indege i Rubavu bahise berekeza muri Serena Hotel aho bagiye kumara amajoro 2 baryoherwa n'ubuzima. Ni ibintu bakesha promotion ikirenga ya Airtel. Aya mahirwe ariko aracyakomeza kandi buri wese yamugeraho ngo nta kindi bisaba uretse kuba ku murongo wa Airtel ubundi ukandika akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego yes ubundi ugakurikiza amategeko n'amabwiriza. Gakayire Raymond TV1.